Haleluya, haleluya, amen, amen. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Sisters and brothers, my people, ndabakunda aho muri hirya no hino ku isi. Abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese, ndabashuje. Imana izaduha umwanya tuvuge ijambo ry'Imana mu zindi ndimi. Ndabashuje kandi cyane cyane mba nsuhuza by'umwihariko abantu bari mu kaga k'isi. Kaga k'isi, twese turi mu kaga k'isi, intambara ku isi yose, ariko ubuzima si bumwe. Si bumwe, indwara, intambara, inzara, gereza, gupfusha, cyane cyane twebwe abanyarwanda. Turimo ntabwo biba byoroshye no kwishyira imbere y'Imana. Turi mu kwezi kwa kane, uyu munsi ni tariki 10, 2026. Imbere y'Imana mwese mwumva agahinda kabafashe, mwibuka bya bihe. Mwihangane. Amen. Mwihangane. Imubwira ngo kwihangana nticyambere. Mwihangane. Mwongere urukundo, mwongere imbabazi, mwihe amahoro, mwihe n'abagenzi banyu. Icyo gusa. Kandi ntabwo twabishobora tutambaye imbaraga z'Umwuka Wera. Urukundo nyakuri, imbabazi nyakuri, amahoro nyakuri, byose biva ku Mana. Amen. Kumva ijambo ry'Imana, ariko mbibutsa ko channel yacu nkuko mugenzi wanjye yangira inama, twanditse izina rigufi, Pastor John Migabo TV. Gusa Pastor John Migabo TV. Yugiyeho Pastor John Migabo TV kuri YouTube ukandika, ubutumwa bwose buraza. Amen. Tugiye mu gice ni cya karindwi tugikomeza, cyari cyambere cyari A, ubu tugiye mu gice B. Twari tugezaho ngeze hano muri Denmark, nahageze muri 2009 ijya kurangira. Twakoze umurimo w'Imana pe, itorero rya Kristo, inzira ndende nakoze mu itorero rya Kristo. Denmark dukora umurimo w'Imana. Noneho nkuko nabisobanuye ubushize, abazungu muri rusange ukuntu basenga bitandukanye n'ibyo wacu. Basenga mu buryo butuje, kwa kundi usibye ko n'abakatolika nabonye baratangiye kuba dynamic, cyangwa se kugira motivation, kubyina barekura, bakora majeste n'ibindi. Ariko abazungu siko basenga batuje. Niyo ushatse kuzamura ijwi ikibazo, umukozi w'Imana uko mpagaze gutya avuga ijambo ry'Imana arivuga atuje. Amen. Kandi rikagira kuba Kristo. Ntabwo twabitindaho rero. Ariko abanyafurika bamenyereye kwa kundi wacu tubyina twitakoma n'ibindi, iyo bageze hano abenshi birabananira, iyo misengere irabananira. Noneho kwibaza se kwa iwacu byavuye hehe, kandi ko ari byiza, biri mu maraso y'abanyafurika. Umunyafurika ari shosho, senga kwitakoma kamera nka Dawidi, bitiri mu maraso. Hari umunyamerika ejo twaganiraga arambwira ati nkunda abanyafurika. Ni kubera iki? Aturiye abanyafurika bari muri dynamic. Murabyina, iyo mubyina muba mubyina, iyo musenga muba musenga, iyo muganira muba muganira, iyo museka muba museka. Amen. Numva ndabikunze cyane. Akunda kureba filime z'abanyafurika cyane. Ni byinshi rero ntajyamo mu matorero, mu itorero ry'abazungu. Iyo ugezemo bisa naho bitagenda nyine imisengere yawe n'ukuntu ushaka kumeze mu rusengero kugira ngo winjire mu mwuka. Abantu binjira mu mwuka mu buryo butandukanye. Hari abawinjiramo mu buryo bwa meditation bagatuza, nk'abakatolika bari mu gihe cy'inzira y'umusaraba, bako uzanzira 14 ava ku ya mbere ajya ku yindi, aba yagiye mu mwuka, kandi ntago yataraka nkatwe. Turahagira rero dusanga iyo misengere ishobora kuzatugora, reka dushingiye amatorero yacu. Nabwiye ko itorero twarashinze pe.
twarashinze itorero Inkuru Nziza, rifite pasiteri, rifite mwarimu ari we jyewe, rifite ababitsi, rifite abadiyakoni, rifite everything. Kira kitu ngo abavuga Igiswahili babivuga. Turakora, turitanga, itorero rirazamuka rigera muri hafi ibihumbi 60 by'amakorona. 60 by'amakorona. Kadusenge itorero rya Kristo muri gukomeza. Urakoze Mana, urakoze kuko ijambo ryawe tugiye kujyamo ntabwo riba ryoroshye. Ni ijambo ry'umwuka rivuga itorero ryawe uko ryakubititse, itorero ryawe uko rihura n'ibibazo, kandi abakozi bawe iyo duhuye nabyo ntabwo dukomera, ariko uko dukura nabyo duhinduka intwari zananiwe. Uyu munsi turi intwarane. In Jesus name turasenze kugira ngo ukomeze kubaka itorero rya Kristo ryawe bwite aho riri hose, mu izina rya Yesu, amen. Imana yahabwe icyubahiro, Imana ishimwe cyane. Turakora ukabona ko buri wese aritanze, ariko igihe cyarageze buriya iyo abafundi bubaka hari n'abanyiri nyuma basenya. Atari kuri atafari kizo ntago ari ryo, iyo atafari yagombye kujya hano, hari yagombye kujya ibi nibi nuko. Mu itorero habamo impaka uko twubaka umurimo. Je nkumva ko ibyo kwihutira gukira vuba atari byo byangombwa. Turayitanga tugera mu 60, ubishyize mu Manyarwanda ni hafi miliyoni 13 z'Amanyarwanda. Hari rero burya abantu bari mu itorero bameze nka kwa kundi na Yuda yagendaga areba ngo mu kigega hageze mangahe, bayabarira. Harimo bise hari abantu babarira ikigega cy'itorero hari mangahe, ikigega cy'itorero hari mangahe, twayasohoramo dute. Impaka ziravuka. Aya mafaranga uko tugomba kuyakoresha umurimo w'Imana atari mu nyungu z'umuntu. Icyo numvaga kigambiriwe, ndi mwarimu w'itorero, dufite umushumba, dufite ababitsi, karita ya banka, amafaranga turareba nta muntu yakora, nta Bibiliya dufite, nta ndirimbo dufite ngo turi indirimbo za Kinyarwanda, n'ibindi dukeneye, ingoma, bacuranga. Bamwe bati babandi nyine bafite ukuntu babitekereza n'ukuntu umuntu yazagavuraho no kugura imodoka. Imodoka ikibazo, imodoka y'itorero, kandi abenshi nta permit twari tunafite hano. Ifitwe n'abantu nk'ababiri cyangwa bangaye. Imodoka mbere yo kugura imodoka reka tubanze tugura ibyo bikoresho dukeneye. Buri wese nibatunge Bibiliya, niza Bibiliya zo kuri za telefone za zitaraza. Buri wese atunge Bibiliya, buri wese atunge indirimbo. Muri amafaranga twatanze, icyacumi, amaturo, nishimwe n'ibindi. Bati reka nkasenga kwitamira, nkasanga ibintu bigiye kuzamanyanga. Kandi mwarimu bimanyanga tumvikana. Reka imodoka yaje kugurwa, mishwe imbaraga mu mpaka nyinshi. Muri izo mpaka sinjya muri tayi nyinshi cyane. Ndibuka twicaye mu nama, umwe muri twe twari kumwe, nabwiye amagambo atatu akomeye kubera ko nabibonye. Ya esprit d'observation, l'esprit de discernement, discerner le bon et le mauvais, gutandukanya ikibi n'ikiza. Nasenze nabibonye, ahangaha nta kiza kirimo muri imodoka, nta kiza kirimo. Cyari kiza no gukora ibikoresho byinshi Imana icyubahiro. Imodoka y'itorero kandi abenshi bafite imodoka zabo ahubwo. Iratungwa nande kuva ko twateranaga rimwe mu cyumweru, kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru imodoka izabikora iki? Cyo ni ikibazo. Imodoka y'itorero n'ubanga n'imodoka iri common, ikintu cya rusange. Murumva ibyo bintu byashoboka?
kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru iparitse bizaba bifitwe n'umuntu. Essence, gusaza, za insurance cyangwa se assurance, amafaranga y'umuhanda, hano nibyo bintu biteye ubwoba. Hano iyo dufite imodoka hari essence ubwayo, cyo ni cyambere. Hari insurance cyangwa se assurance, ubwishingizi. Hakaba n'amafaranga y'umuhanda atangwa. Amafaranga y'umuhanda ashobora gutangwa rimwe mu mezi 6 cyangwa se ugakora double ukayatanga rimwe mu mwaka. Essence ni hafi buri munsi. Assurance ni buri kwezi. Ayo mafaranga agiye gusohoka buri kwezi mu kigega cy'itorero imodoka iparitse. Niba inaparitse ntawe ubizi kuko ntabwo twari tuza yagomba kurara ku muntu. Ndushwe imbaraga ariko nasenga nkumva ntabwo ari byo. Muri izo mpaka rero nubwo havuyemo kuyigura bwose bakanayigura mu gihe gito ngirahirimye ntabwo twamenye imigendekere. Ariko baraje. Reka nyirizegera kuko ijambo ry'Imana muri Zekariya 13:7 twumva uko rivuga. Zekariya 13:7. Zekariya 13:7. Byuka wa nkota we, kozi y'Imana tugira kaga se mu izina rya Yesu. Byuka wa nkota we urwane n'umushumba wanje, urwane n'umuntu mugenzi wanje, niko Uwiteka nyine ingabo avuga. Kubita umwungeri intama zisandari, kandi n'abato nzabashyiraho ukuboko kwanjye. Uwiteka aravuga ati, murongo wa 8, muri icyo gihugu cyose ibice bibiri byacyo bizarimbuka bipfe, ariko icya gatatu kizasigara. Kandi icyo gice cya gatatu nzakinyuza mu muriro mbatunganye nk'uko batunganya ifeza, nzabagerageza nk'uko bagerageza izahabu, bazambaza izina ryanjye, nanjye nzabumvira, nzabita abantu banjye, nabo bazavuga bati Uwiteka niwe Mana yanjye. Amen. Mushumba nyakuri, turi igice cya gatatu. Amen. Umurimo w'Imana turi igice cya gatatu. Ndahagaruka ngaha maze nangize iyo nkuru. Ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli 13:7. Ndahagaruka 7 kugeza ku murongo kugeza ku murongo wa 9. 7:9. Ndahagaruka aya magambo ndayagarukaho na Yesu yagarutse. Ijambo ry'Imana ndi muri icyo gice ntawe nshaka amanyanga, nubwo banyuza mu biki, nubwo bangerageza bate, ariko nabonye amanyanga, nabonye ikibi gisenya umurimo w'Imana, nabonye ubujura budasobanutse. So bwa mbere mbonye, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu. Ndabigenza ndabushyigikira, nanjye nge mu kibi Imana izambaze ngo wakoze iki ko wari umushumba. Ndabigenza. Aho niho dutsindirwa, tukareba hasi, tugacika intege, itorero ry'Imana rya Kristo rikangirika, tukanirwa kuvuga ngo tutiteranya. Bitandukanye n'iby'isi. Iby'isi ubibona nk'ibibambye, ukavuga uti ibya Kaisari ntabwo nabijyamo ngewe. Amen. Biri hano ibumoso bwanjye, ariko itorero rya Kristo riri ku mutima wanjye. Amen. Nzaribazwa umushumba. Ibi sinabyemera. Imodoka iraguzwe amafaranga mu kanya gato ngo imodoka irahirimye. Wahiriza simbizi, sinzi n'uburyo yahirimye. Imodoka irahirimye. Ese ubwihirimye mama twabonye indishyi wanye nayo ko twishyura silence buri kwezi, hari icyo bimaze? I don't know. Imodoka yagiye nka Nyomberi igenda ityo. Ndabitekereza ahantu rero dukora inama bati none ukwindi
noneho ngo imodoka nini never ibi noneho simbyemera. Bo tujya mu nama bashyushye bakanuye amaso bose barimo barandeba bati buriya nagiye kubyanga n'iki ntabwo ibi nabyemera n'ubundi mwari mubizi. Mu murimo w'Imana ntabwo njenjeka, ntabwo mbyemera. Baba bati tugomba kwigura ndabwira ntabizi. Famille nyine ifite ikarita, ndabwira umwe muri bo nti iyi karita ya banka ubitse ibahereze. Ibahereze ikarita, ayibahereza. Amaze kuyohereza umwe mu bari bicaye aho ngaho yasaze rwose. Hari abantu burya bajya mu rusengero bya bintu bavuga ngo babiri cyangwa batatu bahuje umutima, Yesu bari hari. Yesu yari yagiye kare. Umwuka wari yagiye kare, abantu bagiye mu mubiri. Ndabareba umwe ahita ambwira ngo John, ngo mwarimu John nkara. Ngo nturebe biri ufite dore ni ingiye. Muri 2012 nawe kan imagine. Ubu ni muri 2026. Ngo iyo biri ufite ngo uzayijugunya. Ntuzongera ngo hari uzayijugunya. Uwo ni uwa mbere. Ndashemereza ndihangana no murapfuye pe. Nanjye mu mubiri nanjye mubwire. Namubwira nti rero urakoze, ariko iyaba waruzi aho nayikuye naho yankuye wagize ubwo kuvuga amagambo. Imana kwabarire ndishikira. Undi arambwira ngo John ngo wowe ngo amategeko yawe ngo amategeko yawe mu ijambo ry'Imana ngameze nka Medina Peresi. Medina Peresi amategeko akazi adashaka amanyanga agenda mukuri. Ayo mategeko arakampama. Niwe ari kubivuze, ayo mategeko arakampama, ariko je ntabwo nakwemera amanyanga umurimo w'Imana. Mudamu warande bango ariko mwari mujyane ngo buriya ngo rero ngo pasiteri ngo ntabwo mubwiza ukuri ngo uramuryarya ngo iki ukuri kurenze uko nukuheba mudamu we. Je ndiryarya ubu ngubu pe unyisi ndyarya ati mubwira ati buriya rero buryarya mu murimo w'Imana ntibuvamo. Uri umudamu ufite umugabo, nanjye ufite umudamu. Umuntu ashobora kubyarya umugore ndamutereta kugira ngo basambane n'iki, none ndakuryarya ngo nkorere iki? Igituma ubyaye ni igiki? Nanjye unzi gusubiza nitoza ariko ntabwo nakuryarya muri Imana bwiza ukuri. Ibi ngiye mukora n'amanyanga simbyemera. Hanyuma agenda we mbasomera amagambo buke, ariko cyo gikurikiye ndagenda nditegura neza, ndasenga nuzura umwuka, ndaza mbasomera amagambo aboneka mu gitabo cy'Itangiriro n'umurongo igice cya 13 aho Aburahamu na Loti batandukanye neza, bapfuye imitungo n'ubundi, bapfuguri inka zabo zaho zirisha. Bibaho no muri Afurika cyane abantu baboroze. Bapfuye uruguri umutungo. Aburahamu ni se wa Loti. Haravuga ngo Aburahamu abwira Loti ati he kubaho intonganya kuri jyewe nawe no kubashumba bacu kuko turabavandimwe. Batuye hagati y'abanyamahanga n'abanzi. Mbese igihugu cyose nikiri imbere yawe ndakwinginze tandukana nanjye, nuhitamo kujya ibumoso nzajya hehe iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye nzajya ibumoso. Amen. Atagira utwota ayo magambo narabasomeye pe umutumwa. Ndangije ubwo navuze ubutumwa ndi imbere ntamumagarika. Aburahamu kabwiye fata icyo ushaka, mwakiri karita yanyu ya banka. Hari ikintu nsigaranye usibye ibirange nazanye. Sinatanze icya 10, sinatanze amaturo, sinatanze ituro ry'ishimwe, sinashimye Imana ngatanga amafaranga. Ibyo byose muri uru rusengero mbibonye nk'ibibambwe muri nge murabeho. Nuko nagiye ndigendera kandi bimbabwira n'ukuri kwambaye ubusa muri iki gihugu cya Denmark. Ntabwo nyura ku ruhande ahubwo byinshi nabikase nagira umuntu nkomereza cyangwa mvuga izina rye. Sinshaka izina, ariko igitoro ryabayeho turarikora kandi rirakomera, rero yitinga abantu barikunda. Inzira ndende nakoze mu bya Kristo. Hagenda maze kugenda
nari mfite urufunguzo rw'itorero ry'abatista ko nari umubatista n'ubundi nkajyamo nkisengera nawe n'umwanya nkajyamo nkisengera nkaririmba ngataha n'umuryango wanjye. Amen. Hashize amezi abiri wari umukuru w'itorero inkuru zarahamagara ati mwarimu Ndikarame ati bimbayeho noneho ati wa musozi wazamukaga ba bantu bakugose giye ndimo ndabuzamuka inshuro miliyoni sinzabona inzira porte de sortie muzamfasha kuva hano hantu. Amagambo yambwiye muzansengere jya ku mavu nsengere mbone porte de sortie urugi rwo gusohokeramo muri aba bantu. Ibyo mbonye bikubye wowe inshuro miliyoni. Umukozi w'Imana esprit de discernement. Njya mbwira abantu kera mu buzima bwanjye abantu bajya banyita ngo ni bikenge. Ikibi kiza nakibonye kare. Ni impano kubona ikibi mbere yuko kiba. Kuba nyiriho ntari namenya n'Imana ni nk'impano Imana yaranaguhaye simba kumenye kuko uri umuntu wari mu ishusho y'Imana. Anybody buri muntu wese ari mu ishusho y'Imana. Imana yamuhaye ubwenge bwo kubihitamo icyiza n'ikibi. Iyo rero ufite impano yo kubona ikibi mbere yuko kiba ujye uvuga utamena. Nongere mbisubiremo, turi ibiremwa by'Imana kandi turi mu ishusho y'Imana. Imana yaduhaye ubwenge bwo kubasha kumenya ikibi n'icyiza. Iki ngiki ni kibi sinkijyamo, iki ni cyiza ndakomeje. Noneho ufitemo impano yo kumenya ko ikibi kigiye kuba kitari cyaba ntabwo kikugonga, fata imyanzuro hakiri kare. Iyo mpano ndayifite. Amen. Ndashimana ko yayimpaye. Ikibi kiza nakibona nkagihunga hakiri kare. Cyabira ntawe umenya aho unyuze ikibi cyaje, ntamenya naho unyuze nakibona. Kize kunshwanyuza, kize kunyangiza, kize kunsiga imyanda, kize kunsiga imjiro, kize kunshurika, kize kunshurura, kize kuntambi, ntabwo nabyemera. Never ever. Ntabonye uko ntisohokamo muri ibyo bihe mbangisha. It is a matter of time. Ni igihe ni ukubura uburyo ariko muri ngewe mba ndimo nitwarika ngo ndebe ko nagihunga. That is true. Uko niko kuri ku mukozi w'Imana John. Niko nabayeho. Musinga abanyiriho ndi muzima. Abanyiriho ndi muzima Imana ikaba yaninze muri ibyo bibi. Nanyuze mu muriro, nanyuze mu mazi, nanyuze ahantu hose, ariko ikintu nabayeho mu buzima bwanjye ni uvuga ngo nabayeho mu kibi nkakoresha ukuri. Amen. Kugeza ku myaka yanjye mfite mbishimiye Imana cyane. Ndigendera rero nuko navuye nza kwisengera buhoro. Ariko ngarutse kuri aya magambo tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya, Yesu yarabivuze ngo iri torero ryanjye. Hari umukozi w'Imana wiza kumbwira atari ko John, nudahura n'ibigeragezo n'abakugerageza ngo usenge Imana guha umwanzuro, uzaba utarakomera, uzaba utarabigishitse, uzaba ucagase. Ariko gukomera k'umukozi w'Imana, pastor, umushumba, iyi nkota Zakariya avuga yaraduhagurukiye. Yahagurukiye igice cya mbere cy'abahanuzi barabica, ba Yesaya n'abandi n'aba Yeremiya n'abana ba Yosefu n'abandi bazira ukuri. Bakajya guhanura bakavuga abantu ntibumve. Aho kivamo kubica. Abo baragenda. Noneho Yesu nibwo yavuze amagambo ati noneho nzakubita umwungeri intama zisandare. Yisonye muri Matayo 26 tuhagire twumva ko havuga naho. Matayo 26 31. Haravuga ngo iki? 26:31. Maze Yesu arababwira ati mwebwe mwese iri joro ibyanjye birabahemuza kuko byanditswe ngo nzakubita umwungeri umukumbi w'intama usandare. Ariko nimumara kuzuzwa nzabanziriza kugigarira. Amen. Nimumara kubigishitse mwujujwe umwuka wera mutanyeganyega, jewe I have to live. Ye Pasika anyuze mu rupfu aragiye
abandi nabo bazamukurikira. Cyo nicyo cya kabiri. Ariko Yesu hano muri Zakariya akavuga ati ubuhanuzi burakabyara. Muri icyo gihugu cyose ibice bibiri byacyo bizarimbuka bipfe, ariko icya gatatu kizagira gite? Kizasigara. Kandi icyo gice cya gatatu nzakinyuza mu muriro, nawe meze nkanjye mbatunganye nk'uko batunganya ifeza. In Jesus' name, amen. Nzabagerageza. I will test you. You have to be tested. Nzabacekinga kwe. Nzabagerageza mu buryo bwose. Nzabateza inzara, nzabateza intambara, nzabateza abanzi, nzabateza kugambanirwa, nzabateza kubesherwa, nzabateza kutera ibiremo, nzabatera kurwara inda, nzabateza, nzabagerageza nkuko bagerageza izabo, bayikubita, bayigarura iburyo, nzabagerageza. Nkuko bagerageza izabo, bazambaza izina ryanjye abo gatatu, nanjye nzabumvira. In Jesus' name. Nsenze havuga ndagusengeye mu izina rya Yesu, nambitse ibiganza. In Jesus' mu izina rya Yesu, ntago mwara. Nzabita abantu banjye, my people, my sisters and my brothers. Amen. Nzabita abantu banjye. Nabo bazavuga bati Uwiteka niwe Mana. Amen. Nabo bazavuga bati Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana. Uwiteka niwe Mana. Ndi hano muri Denmark. Ambona senga biragoye. Kubona abantu musenga namuhuje umutima biragoye. It is not easy. Abantu barapingana. Abantu murashinga itorero ry'Imana ngo mukore umurimo bagatangira kwikuza aho kuza Imana. Akaburi bigira ba chef w'itorero abantu bakabura basengera. Watanga igitekerezo n'igitambuke hagatambuka igitekerezo cy'umuntu umwe. Bakagukorera agatsiko bakagugota. Kubera kubanza ikibi. Kushaka ko haba ikiza. Dictatorship igatangira mu itorero gasaba umupasiteri ni dictator. Nta muntu uvuga. Ibyo avuze bivuze Imana. Yavuze ngo ya niwe nta wundi urenzaho. Yego ni yego nta wundi urenzaho. Maze agashaka les escortes. Les acolytes. Abo bita les acolytes n'abantu bari kumwe nawe. Wagira ngo uravuze bakaguhagukira bose. Jimeze cya kabiri bimbayeho. Aho rero nshaka kuzagera iri torero ryacu, Denmark Professional International Church, God's vision for all nations. We are equal in the church. Turareshya kandi ijambo ry'Imana rivuga ko ureshwa ku mushumba mu rwego rwe n'impano ze. Ubusumbane iyo byo birenze urugero, ugudesha agaciro abandi nakaga. Ni ngibyo ibyo Zakariya hano yavugaga. Tuzakomeza utaha kugeza noneho ubu ntabwo nzatinda aho ubutambate amatsiko. John yaje kuba umushumbate. Pastor John yaje kugenda bite kugira ngo iyo nzira yose uyu munsi wa none ntaracitse intege. 2012 itorero dushinze, twitanze, twavunikiye, twasengeye, rirangiritse. Ndongera nigira mu mwobo wanjye, muheno wanjye. Muheno wanjye wa mu rusengero n'urufunguzo. Abantu barambura. Ndacubiye. Byakomeye ndacubira rwose. Ariko John abahe ndahari. Sinshaka ibijagata bihanura amaso, sinshaka ibintesha umutwe, sinshaka nagiye. Amen. Ariko ndi kumwe n'Imana yanjye, nzacuburuka kandi ncuburuke n'undi wundi.
Imana yambitse ikindi kintu. Amen. Ni kwinzamura nsha bugufi, kwiza uyu munsi, kwiza kuri urwo rwego. Uriho ndakomeje, harisigaye ikindi gice, ubwo ntabwo twagarukiye aho ngaho, nzabwira ikindi gice cy'ukuntu nakomeje none iyi nitoro rikavukana none kandi cyagize bite kuri iryo rya kabiri. Murahishiwe kandi no rya Kinyafurika nta n'igihe gishize nayo ndirimo, nzabibatekerereza. Amen. Urakoze Mana, urakoze ijambo ryawe, ndagushimira Uwiteka, ndagushimye urakora, ndagushimira subiza, ndagushimye nta uramwara, sindamwara kuva nabera mugani wa Dawidi, kuva nakumenya, kandi n'urwo ruhande nahisemo umpe gukoresha impano zanjye nzisangira n'abandi, ne kuzihererana, kandi inzira y'itorero ryawe mu mahwa mu nyanja tuzarinyuzamo nk'uko abandi bagendana isanduku y'isezerano. In Jesus' name, amen. Mana yagucyubahiro.